baragusambanyirije ngo mu butayu ntibwemewe mu Rwanda. Ikindi ufite ubwenge uratekereza. Ntidufite amategeko 10 y'Imana muri tugasambana nimba mbikunda se. Kuki Imana yanyikoreje umugabo wo kuvuga ngo singasambana. Ibizite niba ngiye mbishaka. Iyo ishobora kubita bishaka. Itanabikeneye. Wenda ifite n'abagore benshi nta wamenye ibyayo. Kuki simbuza gusambana? Ariko nariyakiriye nyine. Urimo urasambana ntabwo wifuza ko umugabo aguca inyuma kandi usambana. Uwase uri gusambana n'uwawe si uw'abandi. Shaka abagabo babonye amafaranga, iyo ugendanye n'abanyabwenge ubunyabwenge, iyo ugendanye n'amafaranga ubonye amafaranga. Ikibazo cy'abakene, babana n'abakene, barabyawe n'abakene, bakigana n'abakene, bagasangira n'abakene, bakana muri restaurant z'abakene, bagasura n'abakene, bakanaba muri groupe de prière z'abakene. Ubwo se urumva zakira gute? Iyo uba umugabo ntazi ibere ry'umugore we niba ari gihagaze cyangwa ryaraguye. Umugore ntazi niba umugabo hari hepfo hari jaride ikeneye gukatwa. Ujya koga wambaye sume gute cimbere ye wibaransa. Usko dufite abantu Imana ibwira ubukwe agahita abwira Imana ngo Mana ngo wambwiye ubukwe ngo none ngo mpitiremo urarwaye. Imana iguhitiremo uri impumyi amaranga mutima ugira guhitamo ntago bizi. Ngo Mana ngo nukuri ngo nabuze umukobwa wabuze umukobwa numuburira hano Kicukiro ya Nyamagabe. Ako nyinda isoma iki kigabo koko muri mu musomera iki neka mbabyize ukuri byarantunguye nsanga yakamwana ari kumwe n'indaya wari wambaye ikanzu oya ndi n'indaya ngewe nukuri ko Imana ntago nagusoma ngewe wabizu yanjye ngewe bura nk'umukobwa usoma koko nkawe ntabwo se yambaye yayibaye ntabwo se yambaye n'ibyaka yanyu ibyo nibyo biga nishye yanjye ariko kucyavuze ngo baransomagura ngo ntiyansoma uragasoma basi cyangwa se umukobwa Njya umunsi wa mbere somana. Umunsi wa mbere somana bwana nubwo nasomanye gusa. Narasomanye ndasomana. Umuhungu navuga ni wa muhungu we. Banza wicara hano. Umuhungu navuga ni wa muhungu kusoma ntuzi ibintu bingora. Ndamubwira ni mfata akaboko k'umuhungu ntatomeka hano. Nikoraho buhoro twari bato. Nikoraho buhoro. Agenda wabaye inda kuva kera. Yego naraye kuva kera. Nari mbifite amatsiko ariko nanone twageze mu gikorwa biranga numva nyine nazongera kubikora. Nakubwiye ngo ngewe mu nzu y'Imana n'ikibanza nakigurisha nkakora umurimo w'Imana. Reba ngungu ku munsi nigize abagabo 20 ubera kuri senyisa nzishuramo inzu njye mona nambora ubwo suzagira umunwa kugeza rya bose bagabo 20 babona ajye utanababona ukabwira gusa ko nijo nabuze umugabo ndi kumushaka. Ese amasafu ufite umwana w'umukobwa? 2 b'abakobwa. Ufite abana bangahe? Papa wabo sari umugabo hari akoraho gatoya wumva ugiye mu bicu. Ayo mazi uhita umera umva navuga ko ari nk'ikivu cyangwa Nile. Ukimerera nk'umugezi wa Nile ni nkako kandi. Reka nkubwire umugabo nshaka kamubabwire niba byujuje do nzazikuramo n'ukuri kw'Imana nzazikuramo ubundi uhita umpizawe uzaza undusha urukundo sibyo agukunda kwenza kumukunda ego kabiri azaza ndusha imbabazi gatatu azaza ndusha kwihangana sibyo kane byumve neza azaze nkunda ibiryo akugaburira ariko mu rugo hatajya habura inyama. Reka namba Celestin aba bahungu banyu baba postinga mujye mureba muzajya musanga ari mwe mwabonye stati zabo bonyine. Period. Reka nkubwire agashyano no abagabo gipfa kubona bapostinga abagore babo. Reka muri aho bakajya gupostinga ngo imifuka ya sima akajya gupostinga ngo Messi ngo Arsenal ngo Manchester. Kuba ni mwiza ngomba kuba mwiza ngeraga buramo n'ibinini kugira ngo mbe mwiza. Harubizi mu binini by'iki kugira ngo mbe mwiza genda bimwe
nakubwiye ko ngomba kuba mwiza mentally emotionally physically muri physically uruhu rwanjye rugomba kuba rutemba itoto tungenwe ibinini kugira ngo mbe mwiza abagabo barantenye ubu ngubu abagabo barantenye kubera iki se ubwo se uzagira umunwa kugeza rya umugabo wanjye niyivumbura akisubiraho pasiteri nkubwize ukuri nkumariremo urwo ruharaga rwogora Hello. Hola, Carlos. Última. Somebody come look at this. ariko buriya mujya mubona ukuntu abantu bagira abakunzi biba bishimishije cyane. Hari igihe ujya kumva nka saa 11 saa 12 umukunzi arakubyukije ati gira tugire gahunda twikemurira, ariko hari nawe uri aho ngaho ubyutswa mu gitondo ni saa kirimo iramixinga voice kukore Oh, no. Ese Rusi ari ibintu by'ububuga n'ibintu biri byinjiza cyane. Kugeza ubu ngubu nizi ibintu biri seriye. Ariko ukora ibintu ntunzwe n'ibintu by'ububuga. Ko wishingiye narishingiye urabizi neza ubuse umugabo araryoha umukuye ese umugabo uryoha no mubana utanga n'uwabandi araryoha yo wa macho wa majwa we kugira amagambo azagukora umugabo w'abandi araryoha yashawe abandi bararyoha nubwo bakora batari ariko bararyoha uri kugira mwiza gutya oya shiri harimo abana barya ubunyobwa bro hari abana barya ubunyobwa nibaza nutanyandikira MTN zanyandikira nutansura abayobozi bazansura nutanamamagara abatubuzi bazampamagara Kigali we ngo ikinyugunyugu Arosheri urinde ndi umuntu ukunda kurusha abandi mama wanjye se avuga nk'abagabo Ngiye kwishuri nari gestionnaire aba nawe ngiye banyimye ubuyobozi na bumwe iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahura kwishuri mu wakane baza wumve buretse ngiye maze nibwire doyen na doyen mwumva muri abantu badaje reka rangutere story Hey, y'all come look at this. Twari dufite umuduwaye mana yanjye udukanira mana ukora kana kajya kukurega ejo bundi twahuye atambitse ibirenge Viewers, apologize, I'm continue. Njese mutekereza ko nzaguma ndi single. Guys, no hiyo mikino mwe muyiretse. Papa ngiye twakiriye. Kumva nk'uruntu ruturumbutse from nowhere ngo se wazaretse inzoga ubona inzoga zizakugeza gusa wowe uhora unywa amaji zimaze kugeza he Je niyo nafata umugabo wanjye ari gusambana n'abagore batandatu sinasohoka hehe mu rugo
God have mercy upon us. yari afite imbwa y'inshakwa none ubwo izo nshakwa ntabwo wambwira ko ufite inshakwa gutyo udafite n'isya zimeze gutuma inzoni noneho naba n'isi noneho ureba inzoni inzoni se n'izi umva zikubwiye igira ibirara mushaje ariko muze muri n'ibirara reba tetire mu mutwe undebe reba uyu ngo ni deshira koko mw'abanyarwanda mwe aba basaza muri kubona bazamarira icy'urubyiruko koko rebera ibisaza nyibi mwemwe koko noneho ugasanga umukobwa aravuze ariko ushaka boyfriend wawe uramugora ngo ibintu umusaba wabisaba papa wawe wese ibyo nsaba yabisaba nyina ukajyaho live ariko bana ndapfuye none yafufu ni cyiza nizaryo n'abantu imbunda gipfu shacafu dure musa nagifata pe anese nakwibye telefone bakayikwiba tubyite ntago nibye gahambe yego Ara nijoro yarabyukaga ngamubwatishyiramo na nabi ati byuka ushyiremo rwose niba utabikoze ndeka basanga nyine turaserereye nka nijoro bibaye ngombwa kabikoze ibintu nk'ibyo urakagendesha amazuru gakubitwa n'inkuba gakubwa n'umurongo nawe none uje kurata ngo baragusabye baramaze none se undi byo ugenda utabisabwe wazabiteramo dodo dore umugore nkunda shamuri imisa dore ibiryo byanyu ibi ni ibiryo byanjye muri bisingiye kwirira ndebirasha kubyishe ubyitumye moye muko uri umusazi tukujyana indera ufite ikihe kibazo nawe turaziranye Hello. Wabagalo. niyo mpamvu umugore agomba gukora witonze niyo mpamvu umugore agomba gukora umugabo agakora kimwe kuri kimwe umugabo azane pasu n'umugore azane pasu urugo rukomere kugira hatagira usuzugura undi ari igitsina kinini ikiringaniye n'igitoya wowe nka Aneti ukunda igitsina kimeze giti ngiye ngo ndikiringaniye kubera iki kiringaniye nicyo cyiza kuko buriya umuntu ufite ndende ntago nayo aba ari sawa akiringaniye niyo nziza ni ukayumva neza cyane nabivuga da ngo yiyegereze ngo yimariremo abagoremo umugabo ni nk'igiti cy'umumbati muri igiti cy'umumbati gitinda kuma aho ukijugunye hose yari mu butaka kirongera kikamereraho isombe kikera ariko wowe nubyara gatatu nubyara ubazwe uzaba ufite inkovu ukunda ntuzahura n'agasoro ukabwire ngo ndi isugi cyangwa ngo ndi umukobwa izo nkuvu uzavuga ko ari iz'iki none uri aho ngaho ndadevorushije genda mutange twe abagore nta rukundo tugira dukunda nukuri twe nta rukundo tugira kuko uzi impamvu twebwe dukunda ahari ibintu hari attention urukumva aho twitaweho nta rukundo tugira kandi nukuri bajye babyemera twe nta rukundo tugira ngewe ndajya kumanura ikariso namaze kuyaguha yakubise mu isuti ninjye mukiriya wishyura indaya neza yambaye ikariso bwa mbere ngeze mu wa gatanu primaire nabwo nayambaye nagurishije inyundo ya papa